Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku abagabo babiri aribo Solveig cyangwa se Armageddon. Tuganire no kuri Ramzan Kadyrov. Hari byinshi biri kuvugwa kuri aba bagabo, hari byinshi biri kujya mbere, ni biki Putin arimo kudutegurira hirya no hino. Ibyo reka tubiganireho muri iyi podcast. Yes, reka duhere kuri Solveig. Solveig uyu ni umujenerali ukomeye cyane w'umurusiya. Tubanze tumuganireho gatoya kuko abenshi ntabwo bamuzi. Uyu rero ni umujenerali watangiye kuzamuka na Vladimir Putin ataraba perezida w'Uburusiya, kubera ko uyu nguyu yamenyekanye bwa mbere ubwo habayeho hateguwe kudeta kuri Boris Yeltsin wayoboraga Uburusiya igapfuba, bigizwemo uruhare rukomeye n'uyu Solveig. Muri icyo gihe rero perezida wayoboraga Uburusiya icyo gihe ariwe Boris Yeltsin yahaye amapeta ya ofisiye uyu nguyu Solveig, akaba aribwo bwa mbere yarageze mu rwego rw'abofisiye, akomeza kuzamuka kugeza ageze ku rwego rwa general. Uyu nguyu yagiye arwana intambara nyinshi cyane Abarusiya bagiye barwana hirya no hino, ariko wenda duhereye muri operasiyo za vuba cyane twareba nk'intambara yo muri Syria. Anga akaba ari intambara yarayoboye operasiyo y'Abarusiya yo gutabara perezida Bashar al-Assad wa Syria. Akaba rero ari misiyo yakoze neza, akayisoza neza nk'uko Abarusiya babivuga, babimwambikira n'imidari. Ariko abanyaburayi bakemeza ko yagiye agira isenya rikomeye cyane, amabomba aremereye cyane mu mijyi ituwe n'abantu, ari nayo mpamvu bamwise Armageddon, ngo kubera ko yazaga arimbura ubundi abasirikari ku butaka ba Assad bakaza bareba abasigaye. So uyu Armageddon rero cyangwa se Solveig yaje kurangiza iyi operasiyo yo muri Syria, nubwo n'ubu ngubu ikomeje ariko ntabwo ari we ukiyoboye. So yaje gutaha nk'intwari, ahabwa imidari na Vladimir Putin. Ubwo intambara rero yo muri Ukraine yatangiraga, murabyumva ko indwanyi zari zikenewe, Abarusiya bari bakeneye indwanyi zabo kugira ngo babashe guhangana na NATO ahangaha muri Ukraine. Rero intambara yo muri Ukraine yaratangiye, dutangira kubona cyane Wagner Group, kuko byatangiye n'Uburusiya butemera ko buriyo, bohereza Wagner gusekiriza iyi ngiyi nani Crimea. Amatora yahabaye ya referendum, murabyibuka ko Crimea yahise iba y'Abarusiya nta n'isasu rivuze, hakiyongeraho na operasiyo zaberaga muri Donbass muri Lugansk muri Lugansk na hehe handi ahangaha muri Donbass, ni muri anyway ni muri Donbass yose haraza kuza. So uyu Solveig rero aho ngaho twari tutaramubona, kuko ahanini twabonaga Wagner, tukabona abajenerali bandi b'Abarusiya. Nyuma yaho ubwo operasiyo ya gisirikare y'Abarusiya yatangiraga muri Ukraine, twabonye umujenerali wari uyoboye ingabo za Ukraine z'Abarusiya zatangije iyi operasiyo y'Abarusiya muri Ukraine. Nyuma yaho ibintu bitangiye gukomera, murabyibuka intambara inapfa mu Barusiya, buriya bapfushijemo n'abajenerali numva batari bakeya. Rero nibwo batekereje kuvuga ati noneho nicyo gihe ko tuzana Armageddon muri iyi ntambara yo muri Ukraine agakora akazi. Murabyibuka ko abanyaburayi bahise bashya ubwoba bakimenya ko Armageddon yashyizweho nk'umuyobozi wa operasiyo y'Abarusiya ya gisirikare iri kubera muri Ukraine. Bahise batangira kuvuga bati kuva uyu nguyu abaye appointed hagiye kubaho gusenya imijyi mu buryo buremereye cyane, kuko niyo tekinike ya Solveig nkuko babimurega muri Syria. So Solveig rero yaje gutangira kuyobora izi ngabo z'Abarusiya, yatangira gushyiraho tekinike nshyashya ku mirongo y'urugamba. Murabyibuka ni nawe watanze igitekerezo cy'uko Abarusiya bava mu mujyi wa Kherson, kuko ahangaha abantu mukurikira amateleviziyo y'Abanyamerika cyangwa se y'Abanyaburayi mwumva ko ari contre offensive cyangwa se ari offensive
y'abanya-Ukraine yatsinze abarusiya kuva mu mujyi wa Kherson, ariko ntabwo ari byo kubera ko uyu nguyu Solvekin akimara kubona uburyo bw'imirwanire, amaze kubona uburyo bagiye guhanganamo n'abanya-Ukraine, yabonye ko uyu mujyi wari hakurya y'uruzi, abona ko bizagora abarusiya igihe cyose abanya-Ukraine bashobora guca ikiraro gihuza uwo mujyi na Kherson isigaye iri mu maboko y'abarusiya. So abona ko rero ari byiza ko bakuramo abasirikari babo aho ngaho muri Kherson, bagahungisha n'abaturage bashaka kuhahunga, noneho bakajya hakurya y'uruzi kugira ngo birinde kuzagwa muri ambush y'abanya-Ukraine, kuko iyo baca icyo kiraro bagakora operasiyo zabo neza, bashobora gusanga hari abasirikari benshi b'abarusiya bari mu mujyi wa Kherson bashoboraga gufatwa ari bazima nk'ibyabaye muri Mariupol, murabyibuka bya Azov. So rero mu mibare ya Solvekin yabonye ko ari ngombwa ko bava muri uyu mujyi, babiganira na ba Shoigu nka minisitiri w'ingabo na Solvekin, bafata icyemezo ko ingabo zabo ziva ahangaha muri Kherson. Uyu nguyu rero Solvekin yaje gukomeza ari uhagarariye operasiyo za gisirikare ahangaha muri Ukraine. Nyuma yaho gatoya noneho nibwo baje kumugira komanda wa kabiri muri iyo operasiyo, kubera ko bahise bazana noneho na ministre w'ingabo abari uza guhagararira iyi operasiyo. Gerasimov niwe bahise bazana kugira ngo ahagararire operasiyo ya gisirikare irimo kuba ahangaha muri Ukraine. N'ubu ngubu niwe komanda wa mbere ahangaha muri Ukraine ku gisirikare cy'abarusiya. So murumva rero ko ari umuntu utoroshye uyu nguyu Solvekin. Ni umuntu utoroshye, none yaje kugaragara mu myigaragambyo ya Yevgeny Prigozhin. Bivugwa ko yari ku ruhande rwa Yevgeny Prigozhin. Ibinyamakuru byinshi bigenda bivuga abajenerali bagiye babura batari kugaragara, na hano kuri Waka Waka podcast twabiganiriyeho tuvuga ko Solvekin atari kugaragara kuri operasiyo za gisirikari muri Ukraine kuva habaho imyigaragambyo ya Yevgeny Prigozhin. Rero nk'uko bigoye iby'abarusiya kubisesengura no kubisobanura, ari naho tugiye kugera. Uyu Solvekin akenshi bavugaga ko nawe ashobora kuba ari mu gatsiko k'abagambanyi, ashobora kuba ari mu bantu bahanwe, ashobora kuba ari mu bajenerali bafunzwe bahagaritswe kubera ko bari ku ruhande rwa Prigozhin. Abenshi niko twari tubizi, na hano kuri Waka Waka tugeze kubiganiraho tuvuga ko ibyo bintu bishoboka cyane. Rero uyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru nibwo twabonye ko ibyo bintu dushobora kuba twarabyibeshyeho cyane, kubera ko Solvekin yaje kugaragara ari muri Algeria, aza kugaragara ari mu bindi bihugu, aza kugaragara ari mu kazi bisanzwe. Binavugwa yuko uyu Solvekin nyuma yuko Yevgeny Prigozhin apfuye ari mu bashobora gusimbura Prigozhin kugira ngo bubake iki gisirikare nanone cya Wagner Group. Ubu rero bikaba bivugwa ko uyu Solvekin ashobora kuba agiye gutangira guhura n'abayobozi hirya no hino muri Afurika, aho Wagner ifitanye amasezerano na Wagner. Uyu Solvekin akaba ari we ushobora kuba agiye gutangira izi ngendo nk'uko twamubonye ahangaha muri Algeria. Gusa iyi foto igisohoka ni ifoto yavugishije benshi, ivugisha abanyaburayi, kuko benshi bifuzaga ko uyu mujenerali yaba ari mu bagambaniye Putin, uyu mujenerali yaba ari mu bavuye mu nzira cyangwa se bari mu nzira zo kuvanwa mu nzira, kubera ko baramutinya nk'uko twatangiye tubivuga mu itangiriro. Ni umujenerali wagiye agira intsinzi ahantu hose yari ahanganye n'uruhande rushyigikiwe n'abanyaburayi n'abanyamerika. So rero bakibona iyi foto yiwe muri Algeria byarabacanze, bavuga Solvekin bimeze bite, Solvekin ari kwitemberera, Solvekin nta kibazo. Bamwe bakavuga bati buriya niwe ugiye gukurikiraho, ariko Solvekin agiye kongera gushinga iki gisirikare cya Wagner kigakomera, kikaba cyanasubira no muri operasiyo za gisirikare ziri kubera muri Ukraine cyangwa se n'ahandi. Twabonye ko intambara zireba Uburusiya zikomeje kwiyongera. Turaza kuganira ku yindi ntambara irimo gututumba, turaza kuyiganiraho mu kiganiro gikurikiraho. Ariko icyo nemeza nuko Vladimir Putin n'Uburusiya baracyakeneye Wagner Group, baracyakeneye serivisi za Wagner Group, ari nayo mpamvu bashaka kongera kuyubaka, ikongera igakomera, igakomeza operasiyo zayo cyangwa se misiyo zayo hirya no hino ku isi. Rero uyu ni Solvekin tumaze kuganiraho, mumaze kubyumva, mumaze kubibona ko uyu Solvekin ari mu kazi nta kibazo.
sorry nta kibazo nk'uko mubizi ibintu by'Abarusiya nyambabwira ko bigoye kuba wa predictinga kuba wasesengura kubera ko iki ni igihugu kiyobowe na Vladimir Putin, ni igihugu kiyobowe n'umunyamibare myinshi cyane, reka mbivuge gutyo, n'umuntu kandi ureba icyo agamije kurusha ibyavugwa kuri media, kurusha ibyo kubyina intsinzi y'uyu munsi n'ejo bundi, ku buryo yajyarangwa avuguruza avuga ati Solveig ntabwo afunze. Abarusiya baricecekera baravuga ati muvuga ibyo mushaka, twebwe ibyacu nitwe tubizi. So none uyu munsi turabibona ko Solveig ari mu kazi ndetse ari no guhabwa mission nshyashya na bosi wiwe. Dukomeze ku wundi nawe usa nk'uwo, uyu nguyu ni Ramzan Kadyrov, ni perezida wa Chechnya, ni perezida wa Chechnya. So uyu nguyu rero nawe abanyaburayi bari barimo guserebra urupfu rwiwe, cyane barimo guserebra uburwayi bwiwe bukabije, bavuga ko ashobora kuba ari no muri koma nk'uko byatangazwaga n'ibinyamakuru byo muri Ukraine, bivuga ko Ramzan Kadyrov ari muri koma, ameze nabi ndetse binashoboka ko yaba atakiriho. Rero ibyo byarakomeje biravugwa, ibinyamakuru by'abanyaburayi, ibinyamakuru by'abanyamerika byose bivuga biti umuntu wa Putin, ukuboko kw'iburyo kwa Putin muri Chechnya, ninde uri bumusimbure, ko Putin atiteguye kuba yabura Kadyrov. Abandi bakajya hirya bakavuga bati nyuma yo kwivugana Yevgeny Prigozhin, noneho Putin agiye kwivugana Kadyrov. Mbese baba bari muri campaign, nibyo Gentil Gideon yise russophobia, ni bya bindi twavuze hano bya campaign zo kudiaboliza abantu cyangwa se kubagira ibigoryi cyangwa se kubagira iki, nawe mwe mugakurikira ukaba wagira ngo ibyo bintu koko ni by'ukuri. So nibyo birimo gukorwa nahanga kuri Kadyrov. Abanyaburayi bifuza ko Kadyrov yava mu nzira, Putin akongera akagira ibibazo muri Chechnya. Wenda dusubiye inyuma, murabyibuka Putin akimara kuba prime minister wa Russia, Boris Yeltsin amaze kumushyiraho, hari ikibazo gikomeye cyane cy'abaseparatiste bo muri Chechnya, bashakaga kuba iyi Chechnya, iyi ntara yakwigenga. So Putin amaze kujyaho, murabyibuka muri operation za gisirikari yakoze zikomeye cyane, ni ukurwanya abo ba-islamiste bari muri Chechnya, bashaka ko iyi ntara yakwigenga, ikaba intara itari ku Burusiya. Iyo ntambara rero Vladimir Putin yarayirwanye arayitsinda, afashijwe cyane n'uru ruhande rwa Kadyrov, ari we wamufashije gutsinda iyi ntambara yo muri Chechnya. Noneho bahita banamushinga Chechnya. Abantu bavuga ko Putin agomba byinshi Kadyrov, ariko amugomba byinshi gute iyo muvuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Ngewe biransetsa, kandi ukabona biravugwa n'abantu b'abasesenguzi bakomeye cyane, kubera ko muvuga ngo amugomba byinshi, muzi yaramuhaye ibingana bite? Kadyrov ni umuperezida muri Chechnya utavugirwamo, udateganya kuvaho, udafite pressure ngo ya opposition, udafite ikibazo cyari cyo cyose. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo biruta byinshi murimo kumusabira. Murashaka ko Kadyrov nawe atangira kumva ko arenze nka Yevgeny Prigozhin? Murashaka ko atangira kumva ko yaba minisitiri w'ingabo z'Uburusiya? Murashaka kumva ko yatangira kugira ambition za politike nka Yevgeny Prigozhin, ikosa yakoze twagiye tugarukaho? Rero mujye mubitekerezaho, tunabiganireho mu mpena comment zanyu. Mba mbona hano muri Wakawaka, ikintu nkundira hano kuri Wakawaka n'abantu bo muri Wakawaka, murayoka cyane ibintu, murabikurikira cyane, mubitangaho ibitekerezo kandi wumva byiza, ku buryo umuntu yavuga ko ibi bintu namwe muba mubisobanukiwe. So rero Kadyrov akaba yarasohoye video ku munsi w'ejo, arimo kumva akayaga, n'ahantu wabonaga ko ari mu bukonje, yambaye imyenda y'ubukonje, harimo ibintu bimeze nk'imvura n'amahindu. Avuga ati abantu iyo ibinyoma bibaye byinshi ugomba kujya ku kayaga kugira ngo umutwe ubanze uruhuke, ibinyoma byose bishiremo. So uyu Kadyrov rero bikaba bivugwa ko nyuma y'ayo makuru yose yagiye acicikana, uyu Kadyrov ameze neza, nta kibazo,
na kimwe afite, ariko abanyaburayi bo bakaba bakomeje gusesengura iyo video, ese ko igaragaza ko ari mu gihe cy'ubukonje tutarajya mu gihe cy'ubukonje, ese iyi video ni ya kera, ese iyi video niyo, kubera ko icyifuzo cyabo muri bo barifuza ko Kadyrov yaba arembye cyane, ari muri koma. Bagiye bavuga ibintu byinshi, bavuga uburyo asanzwe afite ikibazo cy'amara, yivuriza ahangaha mu Burusiya, bavuga jet yiwe imaze igihe iparitse mu Burusiya, bivugwa ko yaba ari kwivuriza aho ngaho, ariko Kadyrov ameze neza, kandi Kadyrov niyo yavaho yasimburwa n'undi wakomeza gahunda n'ubundi uko zimeze, kubera ko nkuko mubizi opposition y'ahangaha muri Chechnya yifuza ko habaho ubwigenge n'iki. Iyo opposition yarahunze, ni leta ikorera hanze, yiyita ko ari leta ya Chechnya ikorera hanze ifite na ba premier ministre n'ibiki, ariko ntibashobora gutinyuka kugera ahangaha muri Chechnya cyangwa se mu Burusiya. So rero izi campaign abanyaburayi baba barimo zo kugira abantu ibigoryi cyangwa se zo kubagira abantu babi, nk'iyo campaign iri kuri Armageddon, ntago mbizi, ntago ndi umugabo wo kubihamya ngo menye ngo koko ntabwo ari Armageddon, cyangwa se Kadyrov ngo menye ngo ni muzima cyangwa se si muzima. Ibyo byose ni ukujya umuntu abireba agasesengura, ukavuga uti ibi bintu niba abanyaburayi bari kubivuga gutya ni iyihe mpamvu, ese ubundi ibi bintu barabyifuza koko, kubera ko ni icyifuzo cyabo. Murabyibuka muri coup d'etat, icyo bitaga coup d'etat, twebwe twarebaga za RCI cyangwa se tureba kuri za channels zitandukanye z'abanyaburayi n'ama TV yabo, wabonaga Putin byamurangiranye, kuko bari batangiye kuvuga ngo Putin yahunze, Yevgeny Prigozhin agiye gukora coup d'etat. Nyuma yaho mwasanze ari ibintu bitoya, nta sasu ryavuze, umuntu ntigeze agera Moscow, umuntu yari afite ambisiyo zindi zo kugaragaza ko nawe akomeye, ariko kubyita coup d'etat ni nko kugaragaza ko Putin ari weak, wa Putin dutinya nta ngufu afite. Uyu munsi murabibona gute? Murabona Putin ameze gute? Putin wakomeje gahunda ze neza cyane, akomeje guhura n'Abashinwa, akomeje guhura n'Abanyakoreya ya ruguru. Ubu tuvugana Shoigu ari muri Iran, aho agomba guhura n'abayobozi b'iki gihugu. Ibihugu birimo gukora alliance izaba ifite ingufu mu gihe kiri imbere, kandi izabifasha guhangana n'ubugambanyi bwose bashyirirwaho na NATO. So ibi ngibi nagira ngo tubiganireho, kubera ko hari abakunzi ba Waka Waka bagiye babinyoherereza inbox cyangwa se muri comment bambaza kuri Kadyrov n'abambaza kuri Solvekin. Solvekin rero murabyumva yagarutse mu kazi, Kadyrov ameze neza. Babibajije na Peskov, umuvugizi wa presidence y'Abarusiya. Abarusiya ntago bakunda kuvuga ngo uvuge ngo wenda ngo habaye iki ngiki ngo bumve ko bari buhite bakinyomoza. Ni ibintu bitajya bibaho cyane kuri aba Barusiya baba bicecekeye. Peskov rero bamubajije bati ese Kadyrov ni muzima, ese Kadyrov ameze ate? Arababwira ati rero ngewe ndi umuvugizi wa Kremlin, ntago ari twebwe dutanga ibyemezo by'abapfuye n'abazutse cyangwa se n'abakiriho. Ibyo ngibyo nta kintu ngewe nabivugaho. Ibyo rero byarushijeho gushyira abasesenguzi b'abanyaburayi b'abapropagandiste n'abanyamerika, byarushijeho kubashyira mu kibazo, kubera ko baribaza bati kubera iki Peskov atabivuguruje. Ubwo ntibivuga ko Kadyrov arwaye ameze nabi, kuko yaza kuba ameze neza Peskov yakuvuga ngo ameze neza. Ariko Peskov ikintu yababwiye ni icyo ngicyo nyine, ntago presidence ari itanga certificate z'abapfuye ngo ku buryo yamenya ngo ni bande bapfuye. So muraguma muri urwo rujijo, kuko ni narwo bashaka ko mugumamo, kuko izo game zanyu muri gukina Abarusiya baba bazireba basunika amapiyo yabo. Ngewe nkaba nkunda uburyo Vladimir Putin yitwara muri ibi bibazo byose. Abanyaburayi bamushyira imbere, murabyibuka gushyira hasi ubukungu bw'Uburusiya byaranze. Murabyibuka barashaka gukoresha Putin kugira ngo yica abanya-Ukraine benshi, arimbura imijyi, noneho Russophobia barimo izagire valeur cyangwa se izagire ibimenyetso. Ibyo byose Putin ntabyo ari gukora.
hari utuntu twinshi ugenda ubona neto igenda itsindirwamo kubera ko niba muri kudiaboliza Putin, murashaka ko arimbura abanya-Ukraine, muri gutera utudrone tw'amafuti muri Moscow kugira ngo umujinya w'Abarusiya uzamuke, nabo batangire kurimbura imijyi, mutangire mwangisha Abarusiya isi mubereka ngo basenya hana nkuko namwe iyo mugiye ku meza ahantu y'ibiganiro mutangiye kuzamura amakoti mwumva muri abagabo, abantu bahita babibutsa Yugoslavia, bahita babibutsa Iraq, bahita babibutsa Libya, bahita babibutsa Vietnam, bahita babibutsa Hiroshima na Nagasaki, bahita babibutsa ibintu byinshi cyane bituma ibyo muvuga bitumvikana. So murashaka ko n'Abarusiya nabo bisanga muri same situation. Ibyo rero muhanganye n'umuntu navuga ngo ni umujokeri, muhanganye n'umujokeri. Twe tuzakomeza tubikurikiranire hafi. Iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza.